isi ni ishuri ritigwa ngo rirangizwe. Isi ni classe ifite level zirangiza tuzi. Kabiri, isi ntago bisaba umwarimu, yibera classe kanibera umwarimu. Akigiteye ubwoba buri wese yigukwe. Turi muri classe imwe ariko buri wese agira amasomo ye yiga. Dore kacikiyemo hano. Ni nk'ikiganza cyavuyemo kuntu. Yego, ni ikiganza. Yego. So rero naguraga manese ngura amashati nkahita nyacira hano yango ntaguna cyakigene kirere. Mu bintu bizgo nkunda kuba umusirimu cyane. So kubona rero ishati de leta numvaga atari ubusirimu kamwe. Nkayigura nkajyana ku mutayeri bakayikata rwose bakayirangeneza hano nkayifungira hano. So rero mu bintu kamfasha mu myambarire gatuma ntabajene hari imitekerereze nawe ngo ubukene bwa mbere bwose ni imitekerereze. Hari imitekerereze cyo twumva ngo runaka yarankomerekeje nkahita mbishyira muri mu nkahita mbihuza na runaka kandi si kimwe uko uteye siko nteye. Iyo utekereje ko twese ari kuteye ariko duteye birangira vision yawe n'icyo ushaka kugeraho gipfuye. Ngiye mfite purpose yo kubaka umuryango. Urumva intego ni ukubaka umuryango. Intego si uwo nubakiyeho umuryango. Yego. Ninjya gutekereza ibyahise intumbero yanjye ndayita ko bavuga ko umuntu akunda rimwe ntufite ubwa bwuko bizakugiraho ingaruka mu buzima ugasanga urukundo rwawe ruri kururiya. Uburiya oya burya sakorwa rumwe gute urukundo ruba rimwe gute ubuse aho ugeze aho ngako bari baramumenye acide twari turwaranye akarwaza ahantu habiri kavase ashika kazamwe ahitwa mu masizi nyuma za Kiriza yarahavunikiye bikomeye. Noneho ngiye mu gutana atashye ntarakira nkirwaye nkipfutse najya kwipfukisha Kimironko Kibagabaga ngeze aho ndabikupa ngeze njya kugura ibikoresho nkipfuka ngiye narivuye kubera ubushobozi kubera umwanya kubera kumva ko wari urambiwe isura y'abaganga go urebana n'abaganga cyangwa kwiheba. Mani n'ubushobozi bwari burimo kuko none se nimba burya hari ibintu abantu tugira nibaza mitekereze dufite. Hari gihe dufasha umuntu uri kwa muganga iyo avuye kwa muganga twumva ko byakemutse yakize. Nibyo byakubayeho nawe? Yes. Iyo avuye kwa muganga twumva ko byarangiye. Nyuma yo kuva kwa muganga nyine amaboko nari mfite ntago ariyo nakomezanyije. Tandukanye z'isi Afrika, Iburayi, Amerika no henshi cyane agiye atandukanye twatwongeye kubatera yambu twatwongeye kubaramutsa Uwiteka Imana irabarinze Uwiteka Imana iri kubagura imbago ibintu byose biri kugenda neza cyane. Uyu munsi turi kuri Dodi Empire ndetse no ku Muvugizi TV Rwanda tugiye kubaganiriza ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko umunsi turi kumwe n'umutumirwa witwa Bosco meze ute? Meze fresh. Umeze neza cyane? Yeah. Bosco aba yatwakiriye bafite fresheri za danje. Bosco? Oui. Gospel imeze ite? Gospel ya muri gospel imeze neza muri mihandi bayanyereye. Imeze neza kabisa. Abantu benshi bakumenyereye mu gisata cya gospel umwe mu banyamakuru beza cyane nanjye iyo mfite umwanya uhagije kujya kuri YouTube ibiganiro byanjye umwe mu bantu babikurikira. Amakuru muri gospel agezweho nayahe? Muri gospel se saga ya Rugagina nuzana na Scovia. Ubundi saga ya Rugagina Scovia ngo niri kugabura kuri YouTube muri iyi minsi. Niyo thumbnail. Tuyite business, tuyite ko ari hisigeze, tubyite ko ari ubuvugizi buri kuberamo tubyite gute? Nta buvugizi burimo kuko nta warenganye ahubwo niyo makuru agezweho. Ngo ari ukuna kabari urusengero ngo bitoranye. Ariko se ubundi reka mbaza
ubundi Bibiliya Yesu yaje gushaka nde? Intama ze. Yesu yaje gushaka abanyabyaha. Hari umuntu muzima ukenera muganga? Oya. Byanze bikunze umurwayi niwe ukenera muganga. Yego. Ijambo ry'Imana ntabwo rikeneye abarimenye. Rikeneye batari barimenye. Ahubwo aramutse aturanye n'ako kabari afite intego yo kugira ngo ajye muri ako kabari bamenye Imana. Navanga insengero zose bafungure binjire mu bubari. Rugagi nawe umushyize muri abo bataramenya Imana. Ndavuze ngo Rugagi aramutse urwo rusengero koko ruturanye n'akabari. Akaba afite purpose cyangwa intumbero yo kuvuga ngo aba bantu baza mu kabari nkeneye ko bumva Yesu. Ahubwo insengero zose zagaturanye n'ububari. Ziburiye nk'abangirikane bari Remera baturanye na korodoro. Kuba ziriya ndaya zikiriyo. Iriya korodoro igikora harimo movement imeze kuri keretse bura bashinze urusengero mo harya hagati. Ntabwo ndi umuhanga cyane mu bintu by'Imana, bera ni nayo mpamvu nirinda kubyinjiramo cyane, niyo mpamvu ura igisata cya gospel nsa nkaho ngihungira kure cyane. Nazikanga rimwe na rimwe nacumuye, mwebwe mubizi cyane buriya saga ya Rugagi na Scovia ngiye nakubeshye sinzi ngo biri kuva ibi no kujya hiye. Nta umenye iby'Imana urabihungira kure ariko muzahura. Ntabwo mbihungira kure. Imana byanze bikunze muzahura. Icyo mpunga no busesenguzi ku Mana, ariko ngiye Imana ntabwo ngihungira. Rega twe ntabwo dusesengura Imana. Imana se wayisesengura ntabwo bibaho, ahubwo dusesengura ibivugwa kubiyita abakozi b'Imana. Ntabwo mvuga abakozi, abiyita iki abakozi b'Imana, kuko hari ibintu bikorwa ukicara ugatekereza ukumva uracanganya ukicara ukumva ubuhanuzi umuntu araturumbutse ngo irantumye irambwiye what is happened, nkibaza irambwiye ugashakisha ibintu avuze. Okay, Bosco, icyatumye ngewe nkwegera ngo tuganire mu minsi yashize nagiye nkurikirana stories zawe, sangura umwe mu bantu bafite story ndende bashobora gusangiza abandi bantu, cyane cyane by'umwihariko ngewe nabaye interest n'iyo nkuru. Okay, hari ukuntu inkuru ibibabaje ariko nanone ukumva irimo message abandi bantu benshi cyane bakeneye kumva, bakeneye ko ubamenya. Bosco, urumwe mu bantu bagize ikibazo baza kumugara akaboko. Story yo kumugara akaboko itangira gute wisanze? Byatangiye uri muto, byaje ukuze? Iyo rero haje ibintu by'ubuhamya bindi kuko umuntu abura aho abihera n'abigeza. Noneho kandi babisaba nyine kuba ufite imbaraga z'umutima. Yego. Kuko burya iteka iyo tuvuga ibintu byabaye, nareka ntanga urugero, iyo turi mu gihe duhora twibuka, ariko iyo turi mu gihe cyahariwe cy'umweru cy'icyunamo cyo kwibuka burya iminsi 100, ariko burya igihe gikara cyane ni muri kiriya cyumweru cy'iminsi 7. Iyo turi gutekereza ku banyarwanda bazize uko baremwe mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi, burya umuntu wari uriho iyo ari gutanga ubuhamya uriya mwanya ntago abahagaze, ntago abari hahanda ahagaze. Oya, ahubwo iyo ari gutanga ubuhamya intekerezo ziba zihagaze muri cya gihe bari barimo. Ejo nari ndi mu banyamakuru babashe kwitabira Rwanda Shima Imana, mu pastor uyoboye witwa Pastor Didier niwe wavuze ngo iriya stade mubona kuriya yari imirambo, atanga ishusho y'ukuntu hari hameze. Yego. So yarabivuze, abantu bose twe twicaranye, twe twasimbutse, twanezerewe, mbona buri wese ayisaba pause. So nuko nyine umuntu abasubiye ibyo yibuka. Yari umuntu yinjiye mu buhamya bisaba imbaraga. So gusa ntago navutse ntafite akaboko, ni impanuka ibaye kandi vuba nka ryari 2021 2021 ku itariki
22 z'ukwa 10 ndabyibuka byari mu gitondo ariko wa gatanu gitondo nka saa 4 saa 3 gutyo. Okay, mbere yuko twinjira mu by'impanuka reka dutangire imbere ho gato. Boss kubundi yari usanzwe ari umuntu ukora iki, wizi biki, akurira hehe kugeza igihe yaje kugira impanuka, yabaye y'akazi, yabaye y'ubuzima busanzwe? Aho gukuriraho nakuriye mu Rwanda, ndi umunyarwanda n'amateka yanjye ari mu Rwanda. Wenda nubwo ntagize ntagize amahirwe yo kuba hari ukuntu ubu kuri iwanyu akutadakuranya na famiye hafi. So wenda ayo mahirwe nge ntago yabayeho yo kuba famiye irahari kubihari, ariko ntago ndi wa mwana wabaye muri famiye mvuga ngo ndakora papa mama bese nawe urabyumva. Mama na papa barapfuye? Oya, ni indi story yihariye ijyanye n'amateka yaranze kino gihugu. Iyo ntabwo twayinjiramo cyane. So rumva ndi umwana rero wakuriye mu buzima busa nk'ubugoye, kuko mu gihe runaka nakuriye nakuze ndi umwana w'ubuzima, mfite ubuzima bwo mu muhanda. Nza gutoragurwa n'ikigo cyitwa Fidesco Rwanda hano Centre de l'Emmanuel Kicukiro, bari bo bandera bansubiza mu ishuri, banjyana mu ishuri ndiga, ariko mu kwiga kwanjye ngeze aho njya kwiga ibintu bijyanye na technique, niga construction design cyangwa se ibintu by'ubwubatsi. Ukiba muri icyo kigo n'ubundi? Yego, nibo bandiriye konko kugeza ndansoje. Nanabamo? Oya, araho nageze ndasohoka njya hanze njya kwibana. Ubwo wagiye muri gate tumaze gusohoka mu kigo? Ubuzima bwanjye bwinshi n'imyaka mfite ubundi bijya kungana n'igihe nibanye kugeza n'ubu. Niga construction design, ibintu by'ubwubatsi cyane mu mafinisage, aho nibanze no kudesigninga ama coffee shop, ububari, ama pharmacy. By the way, muzajye mu makazi. So dufite na company ibikora byemewe, yanditse isora. So abari byo nkora rero mu kusoza kwiga nasoje 2011 plutôt. Yego. Rumva ko aciye nuza nasoreje mu majyepfo i Kayenzi. Murumva rero ko aciyeho igihe. Yego. Kuva 2011 aribwo nsoje kwiga. 13 ciyamo ya. So mu gusohoka nagiye nkora mu makampani atandukanye mu bijyanye n'ubwubatsi. Natangiye ndi umuyede. Bari abantu bamurete babimenye, ari inzu rwose nyancaho bakakwibuka hano Kibaga Nyarutarama. Nyarutarama renzo MTN ho gatoya. Ari apartment rwose iyo mageze ndagara ahita nibuka igitiyo cyaho n'ipiki yaho. Ubwo hahembwaga ngahe? 2,500. Uku kwezi ugomba kwishyura inzu yangahe? Kwezi urumva ni kiragiye se zari zeze cyane, ni nko muri 10 na 20, ntago ari nk'ubu. Niyo mageze rero ndibuka umuhini waho, nkibuka izuba ryaho. Nawe uri umwe mu bantu bagiye ku kadege? Aya aganye nigeze njya ku ndege. So buri Imana yigutegura ifite inzira gucisha mari cyo ariko ari ikikurinda. Yandinze rero kujya ku ndege ngo nge nabaga mfite abantu bambwira ati tujye mu kazi. Yego. So nza kugeraho ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi mbivamo njya no mu mafinisage. Nibanda mu byo kubaka ama coffee shop no kuya designing ama pharmacy. Hari ama coffee shop menshi nagiye twagiye dukora muri uyu mujyi wa Kigali.
harimo wenda ko turabamamarije ako ni urugero yitwaga Topaz Coffee ni hano Kicukiro Opposite na Simba neza Opposite ubu yahinduriwe izina ni nabonye ari imbari nimba ari sinzi ukuntu nabonye barihinduye ariko niho iri muzo nakoze hano Remera imbere ya stade kubangirikani imunsi gutyariye ni coffee shop ebyiri zose ziri twazikoze ya ihepfa ahubwe hafi ya noza ya iriya Katolika okay ariko ni coffee hejuru no hasi nibagiye izina ryayo ariko nshobora kuza kuryibuka so rero nkomeza gutyo ndabyibuka navuye kuri no coffee shop y'Iremera nibwo twabonye akazi ku nyubako ya FAO n'umushinga w'umudamu Nyakubahwa Jeannette Kagame mu dishingwa First Lady ni inzu bari baguze shasha hano mu Kiyovu niyo twari tugiye kuvugurura so turayivugurura rero niho nakoreye accident nkora accident mbi cyane mbi bibaho bishoboka ku buryo n'umunyamategeko n'ubu biracyabacanga uburyo ndiho okay let's go gatumbira kugira ku munyamategeko waragiye mu gitondo bisanzwe ku kazi n'abandi cyane uri muzima meze neza n'abandi bakozi bisanzwe nta n'igicurane ndwaye maze bigenda gute yari inzu ya etage uko yababwiye byari ku itariki 22 z'ukwa 10 2021 ariko wa gatanu yari inzu ya etage so biba ngombwa rero ko umuntu ajya hari aho twari tugeze aho bita ku mukaba w'inzu hejuru inzu sakariye nagomba kubanza kujya kureba ibiri bikorwe so kurumva afite n'umuntu agiye gupanga akazi arabanza kigatere nge rero nkigereyo nsa nkaho nabaye igitambo cy'abari bubikore hari umuriro bino bitsinga binini cyo ku mapironi bino bitsinga binini bishishuye yego bibira bifite ibipironi by'ibyuma babyanditseho ngo ni wegera urapfa bya danje so izo nsinga rero zacaga hejuru y'inyubako n'igipoto gishinze muri icyo kigo so ndurira ko se ubwa mbere twari tugiyeyo numviye nzu twari tuyivuguruye kabiri yego twari tuyivuguruye inshuro ebyiri zikurikiranye na ko ninjye wayikoraga ngezeyo hejuru ntago nzi ikindi cyakurikiyeho wa muriro niwo wayisonda kuko wafashe urutsinga cyangwa ramuriro ari distance igera ikakwikororera n'ubwa ukagukurura abantu bazi umuriro ko umuriro ugukuru ubundi ugufata ukwiyegereza kandi kukurekura ari uko amaze gushiramo amaraso biragoye ubundi uramuriro iyo gufasha idaturitse urashirira noneho kandi naje ngewe warankuruye nyine urankurura menya nawe warankuruye urankuruna ko maybe turakeka ko imvura yari imaje kugwa idamagaze ku mabati y'ibyuma nazo ubwayo insinga ntiziba zirinzwe ntago zifunitse so rero amareyo yazo maybe ko dutekereza ko yakubise ku mabati bigakururana izo nsinga ntago ziba zifunitse ziransinga zo ku mapironi gusa ariko ni ziribera by'abapironi ntago bifunitse kuko uriya muriro nimba bituruka Tanzania numvaga cyangwa ngo turuka Tansimbizi aho turuka inkomoko yaho ubutaragabanwaho na gato kuko numuriro ujya gukora urugomero akwa kundi bavango do urugomero rwa Lego so numuriro ujya gukora urugomero bagacisha muri zira transfer bakagabanya urugomero rukajya gusavinga mu makaritse bakanyuza muri transfer so ngewe wamfashe rero umuriro wuzuye utaragabanwaho na gato uroko gute ntago mbizi
waragufasha urakurekura wikubita hasi abantu batabaye bakupye umuriro byagenze gute? Ntabwo uramuriro ukupika, waramfashe ubwawe urongera urandekura ngo ku mabati n'ubundi sinigeze mpanuka se. Mbese ni ibintu bimaje mu buryo bw'ubumana udafite formule yo kubisobanuramo, kuko ntago ya minsi umuntu bitanga ntago ntekereza ukuntu umuriro wagufata akaboko ukazenguruka umubiri wose ugashwanyaguza amaguru. Buriya ku maguru naho hagizeho ikibazo, hari n'akaguru batekereza ko bagomba kugacana n'akaboko, inyama zashiririye zatakaye zose. ariko umuntu yakurebye kugenda ko nta kibazo nacyo kugendaho nta kibazo, ariko byarakize nta kibazo. Ariko sinagenda urugendo rurerure n'amaguru, ariko nta gihe kijya kigereranya wumva amaguru nawe arakiri kubabara cyangwa ngo ntago byabura kuko hari aho hari inyama zitari umwimerere. Hari ukuntu nyine bagenda baremekeranya inyama. Umuriro umaze kugufata urakurekuye, ni bandi bagukuye hejuru ko umva umuriro udakupika kandi byagombaga ko hari abandi bari bugukure hejuru? So ibi bintu rero ntiwamenya uburyo bo baraje bankurayo nta kibazo bagize. Urumva waramfashe mu kumfata urandekwa nongera ngo kuri ya mabati uhita unandekura burundu. Bo barazamuka baraza bamanura, igitangaje sinigeze njya muri koma, uburibwe bwose ndabuze. Uburibwe bwose aka kaboko kavuyeho hano gutya hahise hikunjaga ndeba, kandi uko yikunja niko mbabara. Nubushye nyine nk'ubusanzwe. Uburibwe bwose ndabuze, bwose bubaho. Narariwe niyo nongeye gutekereza ubwo buribwe nongera nkaribwa. Bahise bakujyana kwa muganga? So bahise bahamagaza taxi voiture njyana CHK. Ngeze CHK banyitaho, gusa nta cyizere cyo kubaho cyari gihari, kuko ntago watekerezaga uri umuntu uzi iby'umuriro, kuba umuriro wagufata ukazenguruka umubiri ugashwanyaguza amaguru, inyama zo mu nda ari nzima. Nta nubwo umuntu yabyexpectinga ko byabaho. Ntabwo umuntu expectingaga ko ushobora kuba inyama zo mu nda cyangwa izindi ngingo ari nzima kandi umuriro wazengurutse umubiri hose. Ikintu bihutiye gukora checking, baracekinga kubw'Imana basanga izindi ngingo ni nzima, umutima ni muzima, impyiko ni nzima, igifu ni kizima, ubwonko ni buzima. So basigara barwana rero n'ibikomere bigaragara, basigara barwana n'ibikomere. Urumva byange bikunde umuntu wese ubyumva yumva ko ni imigambi y'Imana kubaho. Nabyo bintu njya mbwira abantu ubundi kubaho ni imigambi y'Imana, uko byamera kose. Iyo ikintu kibuze kirakujyana kandi Imana iri bukurinde, icyo kintu kikurinda uko byamera kose. Umaze kurokoka aho ngaho abantu bose babona ko byarangiye, ugeze mu bitaro. Ubuzima bwo mu bitaro ntago bworoshye, kuko afite urumva ngeze mu bitaro ndi wa mwana wimenye. Nakoze accident afite 1700 mu mufuka. Ndabyibuka ntaranishyura na mituweli. Byose byakorewe mu bitaro. Ari ndubikoze. Ariko ndashimira abantu twakoranaga bahise bashakisha buryo ki ngomba kubona mituweli, ko narigiraga ngira ikiciro cyane ngenyine. Yego. Niyo mahirwe ntago byagoranye, bahise bishyura bitabihurana, ariko akundi bakuyeho kuri indi ruhita wivuza. Gusa kubaho ufite umuryango w'itorero ni byiza. Ko ngiye mu gihe cyose namaze mu bitaro nta muti wo muri CHK nakoreshaga. Imiti myinshi nayo twayiguraga hanze y'ibitaro, muri farumasi kubi. Sibye we n'inshinge banteraga za morphine zigabanya uburibwe, narariwe ku buryo ku rwego rwo nagezeho dogere zigiye kurenga imitsi ikaba yanaturika. So banteraga rero inshinge za morphine. Abantu bazi morphine ane bagiye kukukorera operation niwo usinya n'umuryango, ariko morphine umuganga ugiye kurugutera ni usinya.
we cyari umuganga usinya ni ikiyobyabwenge. mbega muri make asinyira ko igihe awugutera aricyo yakagombye kuba awugutera. Morphine ni urushinge iyo uzimenyereye ntushobora gusinzira, bijya bingaruka. Yabijya bigeraho nkabona ingaruka zabyo ko narazitewe nyinshi cyane mu binini byabyo byinshi cyane, kugira ngo nawe ukabura ibitotsi. Yego. Ubwo buzima bwo mu bitaro ari wowe wenyine ufite 1700, nta wundi muntu wo muri famiye wavuze ko wari umeze nk'umuntu wibana icyo gihe, hahandi mu kigo wize bagufasha bari bakigukurikirana cyangwa wageze aho uracuka? Naracutse aho narimenyaga nyine to. Ariko nubwo wenda byari bigoranye, ariko nari mfite famiye y'idini. Famiye y'idini gute? Nari mfite itorero mbarizwamo cyangwa idini mbarizwamo. Wari usanzwe usenga? Yego, yewe undi nsengera muri Zion Temple, ndi umuvugabutumwa waho usengeye. So Zion rero yaramfashije. Zion yaramfashije, nkaba no mu muryango witwa Graceroom Ministries, yewe na Pastor Julienne Kabanda. Naho ndahabarizwa, ni mu bantu basa nkaho batangiranye nayo bikiri hasi. So abo bantu rero babiri, yaba Graceroom yaba Zion Temple, bahuje amaboko. Naba mbeshye ko ari cyo nabuze ndi kwa muganga. Ntacyo pe. Ntacyo, ahubwo ninjye mukire wari uri kwa muganga. Ninjye mukire. Imiti ntago yigeze ibura, icyo kurya habe. Nari ntegetswe ubundi, nta nubwo ntegetswe kurya ibiryo bibonetse. Ntegetswe kurya inyama z'umweru gusa. Kumva nta amafi ni inkoko, kare sinigeze mbibona na gake. Bosco, ushobora kubona amafaranga, ushobora kubona ibyo byo kurya byiza, ushobora kubona buri kimwe cyose uri mu bitaro, ariko udafite umuntu kwitaho n'ibindi nabyo. Umuntu kwitaho wamukuragaye ko wumva nta wundi muntu ari ufite. Hari umugabo muri famiye aho mvuka kwa papa, yarabimenye ndanamushimiye. Yataye byose aza kumbaho. Urumva igitanda uko ubona katana kwa mugabo kangana, kari douche, kari toilette, kari salle à manger, kari chambre, everything. Mbese besoin zose umuntu akenera mu buzima nabikoreragaho. Kurumva amaguru yose yashwanyaguritse, kuboko nuko kungana umusozi, kuko ntago bahise bagaca, nakamaranye igihe bagaciye inyuma. So ubundi mu bitaro amaze igihe kingana gute? Hafi amezi 2 arengaho. Uri mu bitaro? Akaboko bagacacishije n'igihe? Araciyemo nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3, kuko babanje kugoragoza biranga, katangira kubura, kuko imitsi yari yahiye, amaraso adatembera ntiyageragamo. Uwo mugabo murabana from day one kugeza ntashye, kugeza utashye. Urugamba rero rwabaye ngeze mu rugo. Uretse mbere yo kugera mu rugo, urangwa mu bitaro ibintu byose biri gukorwa neza, watangiye kugira icyizere cy'ubuzima cy'uko bishoboka kuzasohoka mu bitaro hacimo igihe kingana gute? Bakimara kunkigerayo, bakimara kumbwira ko izindi nyenga ari nzima, icyizere cyaragarutse. Okay. Batangira, nari mfite n'icyizere kakako kagomba gushira, kugukira plutôt, kuko nk'umuvuga butumwa buriya tuzatsindwa n'ibyo tubwiriza. Aho nari ntegetswe gukomera. Yego. Niyo nubwo bitari bikunda, nari mbitegetswe. Kandi ndashimira Imana yarabinshoboje. Ugeze CH ukabaza ngo Bosco, benshi bazi Bobo, nta mu docteur utanze muri CH. Ndi wa muntu ngo baje kubana ngo bagiye guca urugingo baragukanselinga, nabwo ntiwita umwanya, ahubwo bazagaca ryari. Izo mbaraga ukazikura ni Imana, kuko nageze mu bitaro ngira umwabihe byo gusenga cyane kurushaho, kuko ndabyibuka nakozemo
nahise nshingamo ikintu cyo kuzajya turamya Imana nijoro mbere yuko tujya kuryama. Cyumba nabagamo hari abantu bakiraga ntibifuze gutaha. Ariko abantu bagusangaga mu cyumba ko ntibagendaga nta nubwo arega ari abantu benshi bazaga aho ngaho. Nyine nabaho ngaho muri icyo cyumba nabagamo cyari icyumba cy'abantu bake cyiza bakeya. Rero tugafata umwanya tugasenga tukaramya Imana umunezero ukagaruka. Ndabyibuka hari umuntu wakize yanga gutaha. Bigezeho n'abaganga bakazajya baza tugasengana. Ndabyibuka mu gitondo bari bujye kunca akaboko nazamutse ndi kuririmba indirimbo ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwamenya uko biri, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Abaganga bamera nka wa mwari bavuze kutagisoma Bibiliya. Wari ugiye kuvuma Abisiraheli Balamu yageze aravanga icyama nkapfa nkabo. Kizabaganga bavuga ngo uyu munezero ufite uri muri iyi situation ukomora kuki? Hari umudogiteri wakijijwe kubera wowe uri mu buribwe. Yaricaye ngo why ngewe mfite bagiye kuguca akaboko uzamutse uririmba. Izo mbaraga uretse kumva ko wenda vango ni Imana cyangwa wenda ni kwiyumvamo icyizere, kwiremamo icyizere, wumvaga bishoboka ko nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima? Ako kanya biba bigoye ariko uko iminsi igenda ishira ugenda ugarura icyizere, kuko nyine igituma wiringira ko ugihumeka kandi ukirinzwe nacyo kigutera imbaraga zo kumva ko ubuzima bukomeza. Buriya mfite ibintu bibiri, ntabwo njya nemera ko ubukene bubaho. Kubera umukene si udafite amafaranga, hari n'uyafite ariko w'umukene. Hari ubwo waba umukene cyangwa waba ari umutindi? Ahubwo umukene nemera ni imitekerereze ufite. Uyu mwanya ushobora kuba udafite amafaranga afatika ariko ufite ubutunzi mu mitekerereze. Ushobora no kuba ufite amafaranga ariko uri umukene mu mitekerereze cyane. Rero umukire ni ufite imitekerereze mizima, ukize mu mitekerereze. Yego, niwe mukire. Naho amafaranga yo burya nta n'ubu udafite amafaranga tena. Rero mu mitekerereze yanjye numvaga ko n'undi ntacyo ngezeho ku bwanjye, sibye n'icyo gihe n'ubu ntacyo mfite cyane. Ibyo mfite n'undi n'ibima. Yego. N'ako kazi nakoraga itakamaye se kubasha kugakora. Ngewe rero sinabifashe nk'ikibazo cyane, ahubwo nkabifashe nka essentiel igiye kuntumbagiza kongezaho yateguye ko ngomba kujya. Okay. Bamaze kuguca akaboko, ubuzima burakomeje, birumvikana ko ari struggle zindi zari zije mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe burahindutse, intumbero wari ufite uko byamera kose arakantu kaba kagukuruye gasa naho kagusubiza inyuma. Ugiye mu rugo utangiye ubuzima, natekereje uwo muri famille ntabwo mwakomezanyije ko wabayeho gute rero mu rugo wenyine? Uracyapfutse, ubwo buzima waje kubuhuza gute? Mani ngenda byibuka nageze mu rugo haboneka umuntu uza kundwaza rikahamara igihe gitoya nk'ukwezi. Avuye twari twamenyaniye CH. Umukobwa umuhungu? Umuntu. Okay. Yari arwaje nawe mukuru wiwe atamushimiye akazageza CH akaza mu rugano nabaga ni muri ziriya za Bumbogo. Nanjye ubumva yari arwaje abarwayi babiri. Yego. Yari afite CH mukuru we nawe bari baramumennye acide
twari turwaranye akarwaza ahantu habiri kava sashka kaza ahitwa mu Masizi nyuma za Kiriza yarahavunikiye bikomeye noneho ngiye mu gutana atashye ntarakira nkirwaye nkipfutse najya kwipfukisha Kimironko Kibagabaga ngeze aho ndabikupa njya kugura ibikoresho nkipfuka ngiye narivuye kubera ubushobozi kubera umwanya kubera kumva ko wari urambiwe isura y'abaganga ngo urebana n'abaganga cyangwa kwiheba mani n'ubushobozi bwari burimo kuko none se nimba burya hari ibintu abantu tugira nibaza mitekereze dufite hari igihe dufasha umuntu uri kwa muganga iyo avuye kwa muganga twumva ko byakemutse yakize nibyo byakubayeho nawe yes iyo avuye kwa muganga twumva ko byarangiye nyuma yo kuva kwa muganga nyine amaboko nari mfite ntago ariyo nakomezanyije so byaje kugorana biza kongera gusa nko bisubiye mu murongo ndabyibuka nkoze ikiganiro kuyoboka Imana nibwo nongeye kubona ndi maboko ntabwo turahagira turacyara aho ngaho ugeze mu rugo umuntu araje arakurwaza ukwezi kubera icyo ukwezi yarakurambiwe yaravuga ngende cyangwa naragiye gukomeza ubundi buzima avuga amaze kubona ko gukira biri kera cyane oya ntabwo yarandambiwe ahubwo iwabo sina i Kigali kandi bari bakize bari basezeranye kandi nawe afite izindi nshingano agomba kujya kwitaho yabikoraga nk'umuntu uri gukorera Uwiteka Imana yabikoraga nk'umuntu ufiteho ubundi bushuti cyangwa nuko ari yagize impuhwe gusa navuga ko ari marayika w'Imana yamwohereje kuko twawurese hashika ntabwo twari tuziranye wagira emotions amenya ko ndi njyenyine araza tu araje akwitayeho birarangiye aragiye wowe wese usigarana nandi ubwo wenyine akaboko nikarakira amaguru ntameze neza waburuzaga gutugoza mani ngiye nize guteka nkoresheje akaboko kamwe ntarakira nyipfutse umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo iyo umutete ushize uwahekwaga arigenza kandi ngo n'ufite nk'umusamiro singararinaga ubwo ni ibyo bindi wari wabuze buriya nyine ntura kano kaboko k'imoso burya urugingo ufite rudakora ni umuteto iyo ukora ufite urundi ruzi neza ubuzi ufite umuntu ugukorera akazi ukabona urinjiza hari ibindi watekereza se so ariko iyo umubuze birwanaho so rero kubona nsigaye nyine byanze bikunze byansabye indi mitekerereze irenze hari igihe uhura n'ikintu bikagusaba gukoresha ubwonko biruta inshuro 100 uko wakoreshaga gutekereza uburyo urubona ibyo guteka wanabibona ugatekereza uburyo ubikora kandi bidakunda ibyo birabaye birarangiye wirwanyeho n'ibyari wavuze uti noneho ubu ngubu ndabyutse ndumva ameze neza nakize nshobora gushaka icyo gukora nashatse icyo gukora ntaranakira haciyemo nk'igihe kingana gutwaza accident nk'amezi 5 ukuvuga ngo mu mezi 5 wari ufite ubushobozi bwo kuba wagira icyo gukora ni ukuvuga ngo uburibwe bwawe bwo mu bitaro guhera uwo muriro gukubita ujya kwa muganga umaramo amezi 2 ubundi buzima bwanze bumazemo amezi 3 uhita ujya gushaka icyo gukora none ntajyayo muri ayo mezi wishyuraga gute inzu ahantu nabaga ntago nishyuraga n'indi story ako dufite ibiganiro byinshi so uko ufite urumva nabaga n'inyuma y'umujyi n'indi story hasaga nk'ari iwanjye iyo nzu nayo ubwayo inyuma haza kuvukamo ibibazo nayirabura yari yo mu rugo n'indi story ndende ako twacamo gake yawe tuwarenge iyo nzu yari yo mu rugo uza kuyibura
tuharengaho mani ntacyo ntangaje aho ngaho gusa wumve ko iyo nzu nawe yaje kugenda ninjye wayikoze urumva wafite ntabwo ajya gukora insitari yawe ariko guhera kuri zeru cyangwa nayibura ureba nayigenda nyine ndeba tuharenga uko ushobora kujyana umuntu kure cyangwa agatekereza ibintu tutajya kure ariko wari warikoze guhera kuri zeru cyangwa tugende mani warasabye tukomeze nuko ntabwo nishyuraga aho ngaho niyo mpamvu nta kibazo kurya ubwo n'abandi bantu bari bakiri kukwitaho of course umaze guca muri ubwo buribwe bwose utangiye gushaka ikintu cyo gukora birumvikana ntabwo ari bwongere gusubira ku hejuru kubaka nk'uko byari bisanzwe umurimo wa mbere wisubiraho ni wowe nagiye gucuruza ndabyibuka hari umupapa wo muri Canada we ikiganiro cyanjye kuri Zaburi ni uko mbere yo gukora abanje gukora ikiganiro nakoze ikiganiro ku Iyobokamana TV na Joya mbonaho abantu nibyo navuze ngo mbona handi maboko baramfasha ndabyibuka n'umupapa muri Canada twaranaburanye n'undi mu mama bishyize hamwe banyoreza amafaranga agera mu 300 ubwo ya Rwanda bitajya gutangira gucuruza ikintu cy'igiconco cyangwa bintu by'amatelefone n'amakaje ndabicuruza ubuzima burakomeza ikiganiro bwa mbere ujya kugikora niwe washatse umuntu w'Iyobokamana cyane wagushatse baranshatse kuko ntago narinzwe n'undi narinzwe navuga ngo tumwe impande n'impande nibo bampamagaye dukorana ikiganiro ukibonamo 300 siyo yonyine ayo nayo mvuga yatumye ntangira naho siyo yonyine harimo abantu bagiye bamfasha rwose ariko ari umuntu umwe wankoze ku mutima Imana ishimwe ko namubonye njya mucaho simusuhuza ariko nashaka kuzamutungura n'umwana w'umukobwa wanyohereje 200 kandi arimo abohereje muri za 100 muri 100 na 100 ariko mane yohereje 200 menya akazi akora yakoraga iki n'ubyo mbitekereje ndarira yakoraga iki n'umukirina mane aha nakora ubu sinari imuzi yawe ako najyagayo ncaho gutya mucaho mana aho ndagushimiye kabisa yari umukirina ahantu n'uniba kiri umukirina ariko maybe nano kuri hoteli runaka kandi se bahemba ngaye uza kwibwirwa n'iki kariwe yari of course twarandikiranye yarabonye ikiganiro aranyandikira anyereza biratuku nuko mpagaze ndabaza ukora iki na nyuma yaho nkazambona nahembwe akiri igihumbi n'umutima gufasha bura ntago bituruka ntago bituruka kuba utunze byinshi ahubwo bicyo ufite kuntu byitwaramo bicyo ufite kuntu bisangira n'abandi nibyo bikugira uburiwe nibyo bikugira itandukaniro n'abandi nako ngiye mbitekereza umaze gukora icyo kiganiro ubonye mutwo dufaranga duke cyane natwo tutari twinshi nyuma yaho uyimuna kubonye nk'ubu ngubu abona uri umuntu ufite ukuboko cyenda hari abantu benshi njya numva banavuga bati se uriya muntu buryo ukuboko ni kuriya kumeze batazi ko ari ukundi kuboko kwa kabiri uko kuboko ko kwaje gute nabwo kurahenda byaje kuba ngombwa ko mva muri Kigali njya kuba Muhanga ndi Muhanga ngezeyo hari ibyo nari ndi gukora bitandukanye ngezeyo nabyo biza guhita bihagarara umushumba rero wazana tempo yaho aramfatanyana mu rugo kuba yo nk'umwana byandi by'amatelefoni byamaze guhomba ufata urumva nawe mvuye muri Kigali mbivuyemo hari ibinengeyemo muri Muhanga ariko mu kugira ngo njyeyo nageze burya Imana kavuge kano kantu igiteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi nagize uburwayi buri trevanje kandi utamenya ngo buri gukomoka kuki nkazajya ndibwa umutwe ku buryo narebaga umuntu nkabona acuramye umutwe wandya yaba ahagaze nkabona aricuritse
ku mpamvu za accident maybe ni impamvu z'aka kaboko. Aza kubimenyera ko narwati babo yarembye, so kuko nyine yaraza situation yanjye anjyana mu rugo nk'umuntu agiye kufasha ku burwayi ngumayo gutyo. Ni umushumba rero international n'ubu yagiye hanze. Haza umuntu w'inshuti yavuye Canada, araza sebye nta kaboko kugira ati nako ariko akaba hari ibintu tugira muri Zion Temple by'igicaniro cy'amasaha 28 amaparuwasi agenda ahinduranya online kuri FCC kuri Free Conference Call, nkaba naragikoragaho cyane. Abantu bakaba bazi ijwi ryanjye ariko batanu. Ambonye ati ninjye kumbe nta nakabo kugira ati ntako timbwira mbamuhaye story ya so ahita ambwira ati ninsubira Canada nzakohereza amafaranga ugura akaboko. Niwe wakaguze, hari n'abandi bamama babiri bateraho inkunga akaboko ndakabona. Akaboko akagura mu Rwanda cyangwa akagura hanze? Hari ibyo bakorera mu Rwanda ariko hari n'ibiva hanze. Ubwo ukaba gahagaze n'agaciro gangana ni karahenze, kari muri zingahe hafi 3. Hari ikintu ubona kahinduye kuko ugafite? I know nta kintu kamfasha mu gukora, ariko mu myambarire bituma ntabajene. Yego, kuko nari nsigaye ngura amashati nkayaca ko kagaru ntago kacikiye mano kagarukiye ma gutya. Yego, cyabagira ubu cyangwa ngokoreho bari nta kibazo nakijyanye. Kamerama uragera ngo no kwanga ni bimwe byawe. Dore kacikiye hano. Ya ni nk'ikiganza cyavuyemo kuntu. Yego, ni ikiganza. Yego. So rero naguraga amanesiga ngura amashati nkahita nyacira hano yango ntaguna cyakigene kirere. Mu bintu bizgo nkunda kuba umusirimu cyane. So kubona rero ishati leta numvaga atari ubusirimu kamera. Hajya nkayigura nkajyana ku mutayeri bakayikata rwose bakayirangeneza hano nkayifungira hano. So rero mu bintu kamfasha mu myambarire gatuma ntabajene. nta bantu mujya muhura mukamara nk'igihe batazi ko akaboko kameze gutyo? Benshi pe. Hari n'umuntu twamaranye hafi cy'umweru atazi ngo bimeze bite. Sinzi icyatumye muhobera. Muhobeye yumva uruntu urakomeye. Akora twirirwa nagaruko nuko. Uretse kuba wenda wakambara kuko ushobora kugakoresha dufungura nk'ahantu nk'urufunguzo ntabwo byakunda. Nta kintu gakora. Karagufasha kuba wambaye gusa. Ako kaboko bimaze kugenda gutyo. Ngiye bwa mbere nkubona nakubonye wakoze ikiganiro kwa Sabe. Ndatekereza. Hari feedback wabonye kwa Sabe? Shabi. Hari abazi ngo uzana bamamaga ati zana amamiliyoni uvanye kwa Sabe. Abantu benshi bazi ko wakuye amafaranga menshi. So muranyanganira narwayemo tuseneze tukonikira cyahindutse. Ndabiza abadukurikira bareba buri kamwe yenye nkoresha ibiganiro. Mwereko ngo mwabuza mushwa. So ndabibabwiye. Kwa Sabe nta n'igiceri cy'atanu nakowe. Kandi uko niko kuri. Abantu bose bagiye kwa Sabe bavuga ko bakoye ubufasha bukomeye. Ntabwo nzi ngo byagenze bite. Utekereza ko ari icyatanzwe wenda ukakiburiramo cyangwa byakiranye kubwo ngubwo nta muntu wagufashije? Ngiye mzakira gutyo ko ntawe nabonye. Ngiye gukeka ntabizi nawe mbeshye. So nimba biriho I don't know. Rero kugira ngo utishyiramo umuntu cyangwa utishyiramo abantu, bye mbifata ko nyine
kamwe nta nubwo nari ngiyeyo kugira ngo nsabe ubufasha. wari ugiye mu buhe buryo? Nari ngiye mu rwego rwo kwamamaza filime yanjye. Abantu se ko bavuga ngo Sabi ntabwo yapfa kuguha ikiganiro ugiye mu bindi bintu atarukurira gutanga muri make gutera wowe umuhamagara bwa mbere buri wese avuga ibye. Ariganje nari nziranye n'abanyamakuru. Nziranye n'abanyamakuru kuko nubwo nagaragaraga muri social media ariko nayibagamo. Kuko ndi mu bantu bategura ibiterane. Yego. Ntegura ibiterane cyanjye bwite n'iby'abandi. Njya nkora ibiterane. Kabiri njya mba coordinateur w'ubukwe. Coordinate ubukwe guhera mu itangiro kugeza burangiye bikagenda neza. So nari nziranye rero n'itangazamakuru ariko ntarigaragaramo ku bw'inshingano. Yego. Ufite urumva hari ibyo nabona nkabona ntabikora ako nsigaye nkorasha. Urugero numvaga kujya imbere ya kamera ngo mbe navuga ku bintu biri kuba. Numvaga najya mbabwira ngo Matayo handitse gutya, Yesu akora gutya, Yesu araje. Niyo myumvire nari mfite. Yose sengura abakozi b'Imana. Ubu ngubu nsigaye nicara ariko sinzi nkomeretse. Mvuga ibiri no gusesengura udasesereje. Mvuga ibiriho nimba wizanye ku mihanda uramumanuka turabivuga. Ariko nyine nuko. So rero nago nari ngiye kwa Sabe ngiye gusaba cyangwa kwaka ubufasha. Nari ngiye kwamamaza filime yanjye biba ngombwa ko nyine hacamo n'ubuhamya. Kugira ngo mbese nimo ndatanga impamvu iyo filime. Kuko iyo filime ni true story yawe yanjye bwite. So rero nagira ngo abantu bamenye imvo n'imvano inkomoko yayo. Uburyo izako ningi yiyandikira ni nanjye mu director iracyakomeje nanjye ishuti iracyakomeje ariko yuko nayisohoye YouTube channel yanjye ifite ibibazo barankubise reuse content ariko akaba ari nake dasetinze neza mbanyiretse muri yindi shyashya. So no musi nibwo nabonye ngo apply now wenda niba monetize film irahita ikomeza itambuke inyureho. Okay. Ubundi abantu benshi iyo bakoze impanuka nk'iyo ngiyo baba bazi neza ko bashaka abanyamategeko bakaba bajya mu manza bakaburana akaba hari n'indishyi runaka cyane cyane ko ari umuntu wize uvuga uti ejo nzakora ibi n'ibi nzakomeza na kaminuza wenda bizagenda gutya na gutya. Wari wa muntu uvuga ngo uyu mwuga ndi gukora ndacyari muto uzantunga ntunga umuryango bigusigiye ubumuga ntabwo wigeze ushaka abanyamategeko ngo mwinjire mu rubanza? Narabashatse barandiye kambivuge gutyo kuko narabashatse ndimo ndashaka kongera kubyubura naho bari banyumve neza babijyamo tugezaho njya gusinya transaction y'amafaranga. So umunsi twagomba kujya gusinya transaction assurance risubira twasanze dossier ituzuye. Harabura ikiza ngo dukeneye dossier ya parike kuko twe tujye gusinya transaction mu bwumvikane twirinze imanza. Noneho tujya gushaka umwanzuro wa parike tugezeyo dusanga dossier yanjye barayishyinguye. Dossier barayishyinguye ubanza rutara cyane bataranambajije nta nuwambajije umuhano nzinabajijwe cyangwa babajijwe n'abatanga ni muri RIB gusa. RIB yohereza dossier munuza muri parike. Muri parike rero dossier yanjye barayishyingura. Cyane ntabwo wigeze ukurikirana dossier yawe? Narayikurikiranye bihagije. Ubwo biba bisobanuye ko ari bande banyamakosa ari bande bakuriye aho ngaho? Yewe nekereza ko ahantu harimo abanyamategeko na excellence kuko aho aranyumve yari umusaza nkunda ariko ubu ngubu sinzi ukuntu mutekereza. Mbere nyitangira urubanza hari n'amafaranga yagendaga makwa kundi bagwa amafaranga yo kwifashisha ukazaya kwishyura. Ni gute umuntu yatinyuka kuguha amafaranga
mm. ari hejuru y'ibihumbi 300 we yarayaguhaga yego yo kwifashisha mu buzima yo kwivuza neza yo fata expertise niyo wayamaye yego muri make yabonaga nawe ku rubanza rwawe rushoboka tugeraho tujya mu bwumvikane njya gusinya transaction warambwira ngo ayo mafaranga ni make baguhaye ngo tube tubiretse ngo bagwaga ngahe bari bamarama miliyoni 3,600 ndavuga ariko nakundi ibintu by'imanza batsaka yama nkigendera nkihitira nkabyutko nkanamenya bimvuye muri ikintu kintinza mu mutwe shakirambangamiye ubwo we bagomba guhita umwishyura ngahe twari twavuganye 10%. yego noneho birangije aya 30% niyo twe twavuganye yego ngiye ngasigana 70 noneho aranga arambwira ngo ya ureka tuzajye mu rubanza nyuma yaho rero gutegura urubanza nuko byahise bigenda mu dosiye irashyingwe amubaza ati nta kindi cyo gukora nta kindi kiba cyo gukora yego so rero bitewe n'ubuzima umuntu aba arimo kubw'urwego rw'ubushobozi numva ntabwo nabashije gukomeza kubikurikirana ariko nashaka kubyubura nta nama wigeze ugisha abandi banyamategeko wenda ngo bakubwire ukuntu bikorwa ukuntu kugira ngo bashyingure dosiye bisaba iki harya witwa Ndemwana Dodi ntabwo waba uri gutekereza kawunga niyo kubirisha mugire imitekerereze yo kujya gushaka nta muntu ushonje utekereza neza uranyumva abyumva none urakanasonza waba utekereza uburyo uri burye ugenda gutekereza urubanza so biba ngombwa rero yuko ugira kimwe ushyira ku murongo kugira ngo winjire mu kindi ni ukuvuga ngo na nyuma yaho wenda ubuzima butangiye kugaruka utangiye kugira imikorere ntabwo wigeze utekereza ko ngo kanegera umunyamategeko numve ko bishoboka ba rubanza bari barashyinguye ko barushingurura ubu nibwo ndi gutegura uburyo ngomba kubitangiza kuko urubanza rwo sinzarureka na perezida wa repubulika azaruzamo kuko ntabwo nahombera mu bigo bikomeye nk'ibi rege na fawe ariko ntekereza ko icyo kibazo baba batarakimenye barabizi kuko yaba ari muri rege mfite imenyekanisha mpanuka muri fawe ndabizi neza ko abo twakoranaga babivuze ariko ntabwo ari wowe abo nabo mwakoranaga kuki wowe utafashe umwanya ariko barabizi uko na ribu yarabahamagaye ubwabo ubwo twizere ko bishoboka ko urwo rubanza wenda baza kurugarura kugira ngo turi kuva kuri iyi nkuru Bosco abantu biteguye ubukwe bwawe bazi ko bigiye kurangira rwose ngo habura amasaha make cyane ubukwe bwawe burahagaze iyo ntabwo ari inkuru yo kuvuga yararangiye reka tunyuremo abantu gake cyane koko iyi nkuru niyo ubukwe bwapfuye habura amasaha rero ko twari twavuganye ko ibi bitari buzemo ariko hari agace kaba gateye amatsiko tuba tuvuye mu bintu bibi basi reka tujye mu bintu bimeze nk'aho bibi nanone ariko bitarimo kubura urugingo none duse nk'aho tujye mu kubura biriya byo ni imperuka nabwo ni ubundi bubabare imperuka mani kubura akaboko ukabura urubavu none buriya igikomere cy'inyuma ku mubiri kirakira kiravurwa kigakira ariko igikomere cy'umutima gihora kiva cyane niyo mpamvu mfite filime yitwa Umutima Urava filime yawe niko yitwa Umutima Urava kira ni igikomere cy'umutima kuko kuba wari witeguye ibyishimo bikarangira uvanyemo amarira
Betse Bobo bintu utagezemo uruhare. ubundi uwo muntu mwari mukundanye igihe kingana gute ni wa wundi mwari mwarahuriye kwa muganga Oya nundi igihe kinini kabisa twari tumatswe tuziranye igihe mwamenyanye ugifite akaboko cyane nabwo aramaze kukabura ntabwo nibuka neza ariko twari tumaranye n'iminsi myaka myinshi kabisa twari tuziranye nkigafite ukigafite ntabwo sinibuka igihe umupropose kujya mu rukundo akaboko baramaze kukabura bijya bimupropose vuba kabisa. Okay. Mupanga ubukwe mujya mu murenge okay nari ntabwo mbyinjiramo cyane kuko haba ari ubuzima bw'abantu babiri ndetse tukarenga babiri hakazamo na famiye yego yaba yaho nturuka yaba haturuka yego no ku rusengero kuko iki si igikomere cy'umuntu ni igikomere kiri mu ahantu hose kiri mu bantu ejo ntabwo rero nyinjiramo cyane kuko naranabyirinze kubivuga ni ikintu gikomeye kitoroheje kinababaje ariko umuntu akwiriye guceceka kuko nyine si ubuzima buri prive bw'umuntu n'ubuzima usangiye n'undi gusa nari nkiba kuri uwo mu pastor mbonaho icyerekezo cyo gukorera Imana aho kiri kugana ndavuga nti ni byiza yuko nashaka nkagira umuryango nkayikorera noneho mfite umuryango so ndeba muri babandi rero dusanga turabiganira aremera tutarakomezaho gato Bosco wamusanze umupropoza kuko wabonaga ari we muntu ukunze n'umutima wose cyangwa wabikoze ko yakobonaga ari we muntu uruza kugufasha muri situation urimo ntacyo ari kumfasha kuko nta mafaranga nari muri cye yari afite ye nta nakazi yagiraga we nawe ngo waje kumfasha kubera akazi afite n'urukundo yego so rero twagiye mu murenge ku tariki 30 z'ukwa kabiri uyu mwaka 2024 ejo bundi yego twagomba gukora mariage kuri twakoze mariage civil 29 z'ukwa kabiri yego ndabyibutsa ko ntabwo kugira 30 twari dufite mariage kuri 30 z'ukwa gatatu yego twarasohoye save the date mu kwa 12 nabwo nafatiye mu irembo jyana n'impano rero 29 z'ukwa kabiri nijoro z'ukwa gatatu nijoro habura amasaha ngo bube nibwo ubukwe bwahagaze byari nasangaye ni nko mu ndabyibuka nagiye kumutora n'imodoka saa 2 maybe kuko bampamagaye mvuye muri salo kwiyogoshesha ndi kumwe na tena n'uwo mubyeyi uwo twabanaga Muhanga ko yabaga hanze yaragarutse mu bukwe ko narasigaye mu rugo so rero itorero riraduhamagara ko tugomba kujya kwipimisha so impamvu rero ituma ubukwe butabirahagarara kwipimisha uburwayi cyangwa byose yego habamo impamvu rero ituma bidatekereza byarasobanuwe icyumvikana cyo umukobwa baramwivugishiriza itangazamakuru niyo mpamvu nashaka ko icyumvikana cyo ikijyana umukobwa kwipimisha we nyine kirumvikana kuko yaza kuba ari ibyo dutekereza mwari kuba muri kumwe muri babiri oya twarajyanye itorero ryaratwijyaniye Imana twe ntabwo twijyana ngo tuzane ibisubizo itorero rirakwijyanira ubwaryo baratwijyaniye rero abashumba bose bari bahari ukuvuga ngo iryo joro waryamye bizi ko ubukwe bwamaze gupfa so niba nararyamye turumva saa 8 ndabyibuka navuye i Remera saa 8 z'ijoro ntaha Nyamata niho nari ngiye gutura wari wamaze gufata n'inzu ese nta kintu na kimwe kitari cyishyuye
kwa ko navanga umuntu nguvugira impuzamwishyura nyuma nari narangije byose abakwambarira bamaze kubategura imyenda yari sare bari badiyasojwe kudekora yari dekoye n'amamodoka mwamaze gukodera neza saburaga nyine amasaha ibisabwa byose ibinyobwa byose byari biri kuri sare sa nk'ushushanyiriza iyo image bamaze kuvuga ko ubwo bukwe butakibaye ntabwo wigeze urwanarwa no kuvuga ati icyaba ari cyo cyose ngiye namutwara wenda ngo uyoborwe n'urukundo cyangwa uyoborwe no kumva swasi hari aho ngaho uvuge ngo abantu baraza kubibona gute ari igihe umenya ikinyoma cyangwa ukamenya ikibazo ugasanga ushobora kurwanirira ikintu uzahora urira iteka ariko ugahitamo kuba warira iminota mikeya ubona wararize iminota mike ngewe ntabwo ari mike kuko ni igikomere n'uyu mwanya kumanaginga bijya bigorana n'igihe mbitekereza nkatitira ko iryo joro byari imperuka ariko noneho ibibaze kuba ameze gutya noneho ukazajya uhora ureba mu maso n'ubutumwa ibyo bigiye cya kabiri haravutsemo ikibazo kidashobora kwemera ko idini ridushingira yego kuko buri dini rigira doctrine ziyari byari kusaba gushaka undi mupasitoro ku ruhande kabiri kandi idini ari wo muryango wanjye ntabwo nari kwica ku muryango rero ntabwo wigeze utekereza ko wahindura idini kugira ngo ntabwo byabaho ampliso no ku kintu nk'icyo ntabwo higeze habaho ko umukobwa yakubwira ati ariko waretse tukibanira ko byamera ko si umukobwa gusa n'abandi benshi barabimbwiye ariko ntabwo ujya ubyicuza oya nta na gake ntabwo mbyicuza rwose ndabizi ashobora no kubona kino kiganiro ntabwo nicuza ko nabiretse ndakuba ko ari icyo nkomye nicuza umwanya nataye n'ibyo natakaje muheruka nko kuvugana ryari aciyemo igihe nari mu gitekerezo ugafata na telefone ugatereka muhamagare sometime ujya ubikora riga ni umuntu kandi ikibazo yahuye nacyo bisaba umuntu asabwa kwitabwaho asabwa ko abantu bamuba hafi ntabwo ari mu gihe cyo gutabwa ahubwo ari mu gihe cyo kwegerwa so nubwo mariage yahagaze ariko sinabura kumwegera nta rundi rugo afite ubu ngubu ejo bundi mana naho uyu mwanya ntabwo turarangizanya ndacyari umugabo we uracyari umugabo we ntabwo ari aho divorce ndacyari umugabo we n'urugo biba bikomeye cyane umuntu akaba umugabo w'umuntu batabanye kandi ukaba ugomba kubyubahiriza uko byamera kose ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kuzongera gutekereza gushaka cyangwa iyo utekereje gushaka wumva uratitiye muri wowe oya cyangwa ntinza kumubona ubu uri singo cyane uri singo mu buzima busanzwe ku mategeko urubatse kuko hari imitekerereze ntabwo ngo ubukene bwa mbere bwose ni imitekerereze hari imitekerereze tuya twumva ngo runaka yarankomerekeje nkahita mbishyira muri imwe nkahita mbihuza na runaka kandi si kimwe uko uteye siko nteye iyo utekereje ko twese ariko duteye birangira viziyo yawe n'icyo ushaka kugeraho gipfuye njyewe mfite papasi yo kubaka umuryango urumva intego ni ukubaka umuryango intego si uwo nubakiyeho umuryango ninjya gutekereza ibyahise intumbero yanjye ndayita ko bavuga ko umuntu akunda rimwe ntufite ubwoba bw'uko bizakugiraho ingaruka mu buzima ugasanga urukundo rwawe ruri kuri uriya ubu uriya burya ko ruba rumwe gute urukundo ruba rimwe gute ubu se aho ugeze aho ngaho ko mbona nawe ukuzemo ukundanye n'umukobwa umwe none se iyo uwo mukundana ubu utekereza ba bantu uzaho utekereza bya bindi iyo utaryohewe na rwo
Okay. Ubwo iyo bigenze nka kura cyangwa wowe bimara kubaho kuri icyo gihombo cyose watewe ni kibazo wa wowe cyangwa muricara mukaba muti murabona rero ibibazo ukuntu bigenze iki gihombo turakikubaza wowe mukobwa. Sibwo wamubaza ikimana nawe regaba yatakaje ese nagaba yaspense nawe afite ibyo yishyuye rero ngaho umuntu aricara agatuza akabiharira Imana. Okay. Ugize ikibazo cyo kubura urugingo, cyo kubura akaboko, ugize ikibazo cyo gutakaza umukunzi cyangwa se ubukwe bupfuye habura amasegonda make cyane ngo bube. Ibyo bintu byose yuje ukabihuza mu magambo make isi wisobanura gute? Isi ni ishuri ritigwa ngo rirangizwe. Isi ni classe ifite level zirangizo tuzi kabiri. Isi ntago bisaba umwarimu yibera classe kanibera umwarimu akigiteye ubwoba buri wese yigukwe. Turi muri classe imwe ariko buri wese agira amasomo ye yiga. Okay. Akama ko ubwenge cyane. Usobanura gute umukobwa? Ntago ari umukobwa. Ngiye mubajije umukobwa umusobanura gute? Musobanura ko ari uw'agaciro. Okay. Kuko majorite ngiye nubaye igitsina gore. Yego. Kuko nicyo cyatumye mba meze gutya. Ako ari umwana ntasoje isi. Narimuze ngo isi ni ishuri ryigisha buri muntu wese isomo rye. Icyongeyeho buri muntu agira uniforme ye. Uniforme nibyo ducamo. Nta muntu uhuza n'undi somo. Niyo byajya gusa. Ako nibihora. Kuko sinye nyine mariage yapfuye. Sinye nyine akaboko kacitse cyangwa z'urugingo. Ako twarubibuze mu buryo butandukanye. Ni mubuzwa n'ibintu bitandukanye. N'imisi itandukanye. Yego. Muca no mu buribwe butandukanye. So rero isi ni ishuri wiga kaminuza yayo kuko graduation isomo ry'isi ni urupfu. Iyo niyo si. So umukobwa rero n'uw'agaciro no kubahwa ko ari gihe ngo tujye mu mbabarira hari gihe tujya tugira imitekerereze idafututse gufata abantu bose twashyira mu gatebo kamwe. Nta muntu ubaho udakosa. Uwo nimba akuye muri icyo nanjye mfite ikindi ngwamo. Kabiri nta muntu uba mubi. Nta muntu mubi ubaho. Nje nta muntu mubi kuri njye ubaho. Nta n'umuntu mwiza ubaho kuri njye. Ahubwo mbera cyo bitewe n'ibihe. Kabiri nshobora kugushakaho icyo nkeneye ntukime nkakwita mubi. Unyumve. Ariko ufite ubereye mwiza kuko hari icyo wamuhaye akeneye cyane. So hari icyo nagusaba ukakima ariko undi wamwimye ikintu. Yego. So nta muntu mubi ubaho, nta n'umuntu mwiza ubaho. Ahubwo umuntu akubera we mu bihe mugeranye. Okay. Bobo urakoze cyane. Nizere neza ko abantu badukurikiye bagiye baryoherwa n'ubu buhamya nubwo ari ubuhamya bubabaje cyane ariko ntekereza ko harimo amasomo menshi cyane y'ubuzima bagiye bungukira. Icyo tugusaba no gukora subscribe tugakomeza kugenda tubana umunsi ku munsi tujya tukugeza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye byaba ibiganiro ubuhamya ndetse n'ibindi byinshi cyane. Umutima uracyava ni filime ya Bosco ugomba kumenya ko ugomba kujya ukurikirana. Channel ni Umugisha live ariko y'ubu ngubu ndi gutegura ntago zirajya muri no minsi ziri kuyo nayindira izina yitwa Sema TV show ako nzazimura nzigarure ku Mugisha live izo ndi gutunganya n'ibirangiza. Okay, ubu baragukurikirana hari zikiri kuri muri studio ziri gutunganwa zimaze gusohokana episode ebyiri izindi rero ziri hari n'indi natangije zazamukana ebyiri. Imwe yitwa Ikinyoma indi yitwa Umutima urava.
umutima urava. imwe yerekeye ku rukundo indi yerekeye ku buzima bwo wongeye urukundo kandi ubu barakunda kuyicamo. ndi gukorera ku Muvugizi TV Rwanda nk'ukora itangazamakuru, nkagira na channel yanjye nyine bwite yitwa Umugisha Live, naho ucaho ibiganiro bitandukanye. Bosco muzakunda kumubona cyane kuri channel byange bikunde yanjye, tuzanyira tubana umunsi ku munsi ko byamera kose, yabyemera yabyanga. Numwe mu bantu babitse ibintu byinshi, numwe mu nzi iyo bitabo bijyanye na gospel cyane, ubona ko ari ibintu yamaze kwinjiramo, yamaze kubigira nkaho ari umwihariko we. Icyo usabwa nanjye ni ukungura subscribe kuri Dodi Empire, ubundi tukazongera guhura mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Wakoze cyane, comment yawe ni inkunga ikomeye kuri twebwe.